rero ntago bikwiriye ko abakobwa kandi ari mwe mugaragaraho icyasha cyo kuba murimo murasenyera bagenzi banyu. Ikindi kintu nacyo kibinteye kubivuga, ubu umuntu ntago akivangazane muri umuna we iwe mu rugo amusure, kubera kara reka niwe uri guhindukira akamutwarira umugabo. Rero ibyo bintu byose abakobwa ababyeyi mwongere mubyiteho, twongere tugire umuco w'umunyarwandakazi. Imana ibampere umugisha. Kabiri, ngaruke ku mubyeyi ufite umugabo ari mu kazi, aza rimwe aza kabiri buri mezi 6 uyu mugabo atahiwe mu rugo. Wa mumama we uri umukristo, ikosa rya mbere wakoze ni ukwitwaza kuri umukristo warangiza ugatwarira inda mu nzu y'Imana. Uyu mugabo akaba afite umubabaro n'igikomere kitoroshye, arimo aravango ese Mariro uyu mugore tuzarebana dute? Kandi uwo mugabo ubu ndibaza uyu munsi arimo araza, arimo arataha agaruka mu rugo iwe, ari kwibaza ngo mbese uyu mugore ndi bumurebe, ese mpunge? Yaramubonye ko atwite? Umugore yarayitwaye, niba yaragerageje za systeme zabo ziranga, ariko njya mvuga ngo 40 niba yageze tayari, muri 40 yakuzuriyeho, niyo wagira gute nta kiba kiri bukunde. Ubwo byarabaga yari afite ibihamya. Ikintu umugabo yaje kumva baravuganye, bavugana kumba aryamye hehe kuri wa mugabo, undi ahikanga amagira ngo telefone arayikupya, aravuze ngo ni cya kigabo cyari kimpamagaye Mungu wangu, abwira ryaha barabaryamanye. Undi aramubwira ngo erega nta kindi tumushaka uretse iki, amafaranga duha. Umugabo ntiyigeze akupa telefone, ayo makuru yose yarayakurikiranye. Undi agiye kumubwira aramubwira ngo ese kubona indi kiri ntoya naramuka atunguranya akaza kandi ko agiye kuza, uyu mwana tuzabigenza dute kuzi ko inzira zose zanze? Undi aravuga ati tutegura impapuro z'ubutane. Rero mubyeyi nawe uri umuntu w'Imana ariko warahemutse, kandi reka ngusabe ucire bugufi umugabo, umubwira ati mbabarira, nta kuraswa si ikibazo, ahubwo menya ko warashwe, unace bugufi usabe imbabazi. Kuko umugabo yarabikubajije urahakana, aguha ibimenyetso by'uburyo yakumvisha uvuga n'uburyo ari kuvugamo, ugwa mu kantu. Kuva icyo gihe nawe ubwawe ushobora kwiheba cyangwa ugashiduka wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Ariko kuraswa byo nta utaraswa, ahubwo menya ko wakoze ikosa, usaba imbabazi, nawe ubwo n'abandi ndetse bumvireho bahinduke bagira imitima mishya. Uyu munsi ntiwibaze ngo ese ko Marie Rose ngira inama nawe kuzigira kugira ngo yubakwe urwe byaramunaniye. Buriya bajya baca umugani bakavuga ngo utaribwa ntamenya kurinda, kandi iyo wanyazwe kugira ngo ugarurirwe ikintu nuko wamaze kumenya agaciro kuko kirinda. Rero ngewe hari amakosa nabonye nakoraga, ubu nanjye ntakongera gukora. Rero niyo mpamvu ndimo ndavuga nisubiraho mvuga ngo utazagwa mu ikosa nakoze, utazatekereza ikintu natekereje, nawe ukisanga muri ubu buzima. Nshuti yanjye ngaruke nkubwire ngo niba hari ikintu kibabaza, niba hari ikintu kivuna, niba hari ikintu gitera igikomere, no kubaho uri wenyine noneho ufite abana. Ni ikintu utashobora kwiyumvisha, kuko niba umugore n'umugabo ibintu bibacanga bikabayobera kandi ari babiri, utekereza noneho wowe uri umwe uburyo ibi bintu birimo birakurenga. Rero subiza amaso inyuma, subiza agati mu mpembero, wongere wibuke uriwe, utekereze uriwe, nurangiza winginga Imana, Imana ikugarukeho kandi kugarukanira imbabazi. Ubwo narimvuze kugira ngo utazavangwa, ariko ikiko kitugira inama kandi nacyo kitazigira. Kabiri, ngaruke ku bantu bambwiye nabi ku kiganiro nigeze gukora. Reka mbisegureho ku kiganiro nakoze. Ntago uriwe uyu munsi wamuhakana, nta nubwo ibyakugezeho uyu munsi wabyanga, ahubwo ibyakugezeho bigutera imbaraga zo gukomera, zo kugira aho uva ndetse naho ugera. Rero mbonereho no kongera kuvuga ngo
babyeyi mukomere. Icyo kiganiro se cyarabacumuje ari benshi cyari abacumuje uko bamwe bagiye banyandikira barambwira ati ariko Marie Rose kubera iki, niba ari depression, niba ari ibibazo ufite, niba ari iki ntago tubizi, ariko have sigaho. Ariko twababwiye ngo sorry. Urumva rero kuba twabibabwiye nagira ngo nongere mbigarukeho babwire nti mwihangane kandi mukomere, ntago umuntu wese azavuga ibyiza iteka ryose, hazajya havamo na kamwe kamucika. Rero ntago turi kugaya abandi twiretse, kuko ngo nujya gutokora agatotsi kari mu jisho ryawe rya mugenzi wawe, banza urebe n'agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Rero mureke tuberanira amaso tuganire, kandi barajyaga baca umugani ngo aho umurokora aguye fata utwatsi ukarenzaho, ariko twebwe turimo turaba twikurura ku manywa na nijoro. Mureke tugirane inama, kuko nakataraba kazaba, ahubwo twongera ibihe byiza byo gusenga Imana nibaho umugisha. Yego, urakoze cyane Marie. Murakoze cyane. Nukuri abivuze ku mugaragaro cyangwa tubivuze ku mugaragaro, mu byumve kandi mwumve ko impinduka zibaho nyine, kandi iyo umuntu ahindutse akemera nyine guhinduka aba yafashe n'umwanzuro. Marie Rose kangushimire cyane. Murakoze cyane. Kanshimiye n'umuntu wese wafashe umwanya akadukurikirana, niba hari aho yari afite ikibazo kuri Marie Rose amubohore, kandi numve ko na Marie Rose abo yahemukiye cyangwa se bamuhemukiye bose ndizera Marie ko nawe ubohoye abantu. Oya nukuri babohore bivuge. Njewe sinjya nkunda gusaba imbabazi barabizi. Babwire ngo mbohoye nanjye wangiriye nabi wese, cyangwa se wamvuze nawe nanjye ndamubohoye. Have njewe sina kubera ko ku giti cyawe ngewe nababaje mbabarire, ariko ibindi byo nawe ntiwingora, kuko abantu benshi turaziranye. Rero narakubwiye ngo imbuto utifitemo ntukayibibemo mugenzi wawe. Nyine nawe bohora abandi. Ngewe ndumva umuntu wese uko yabivuga ubu uyu munsi, umuntu wese sanse yamfatamo arayemerewe, kuko abifitiye uburenganzira, kandi nacyo gihe rero uko yabivuga kose nukuri do yubahwe, agenda yongereho n'ibindi. Era ko byaravuze ngo igikeri ntago kizabuza umuvomye kuvoma, ariko nyine uramubohoye nukuri nta kibazo. Yego. Bo rero mwumve muguwe neza, kandi buri umuntu ntagahora akora ibibi gusa, hari n'ibyiza akora. Mujye uvuga ibibi ujye gukana ibyiza akora, ukavuga ngo nubwo akora ibibi ariko hari n'ikindi cyiza akora. Nukuri. Yego. Ndabashimiye cyane, reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao. Ciao ciao.